yaba uwayoboye itorero neza, yaba uwayoboye umurenge neza, yaba uwayoboye akagari neza, yaba uwayoboye sosiyete neza, ari umukristo azahabwa ikamba ryitwa ikamba ry'ubwiza. Kuba meya ntabwo ari icyaha, kuba umusirikari ntabwo ari icyaha. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza inshuti za Gusenga everyday, mwebwe mwakanze subscribe, ndumva tumaze kugera mu bantu badukurikira barengaho 4,000 gatoya. Twongeye kubashimira cyane mwebwe mwakanze ku kantu katukura ka subscribe, mukaba mudukurikira uko bwije nuko bukeye. Hari abantu bagiye bari ahantu hatandukanye, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, mwese turabashimiye cyane ko mutahwema kutugaragariza yuko mugenda mudukurikira. Buriya iyo dushyize ikiganiro tukabona cyarebwe n'abantu 1,000, 2,000, abo bantu n'abantu benshi. Iki ni ikikwereka yuko ufasha abo bantu 1,000 ukabazana nk'ahantu mu rugo, urebye ukuntu bangana ntago wapfa kubona sari bakiriyemo. Turabashimiye rero mwebwe mwakomeje kudukurikira, n'ubundi mukomeze gusharinga ibiganiro byacu. Tugiye gukomeza n'ubundi ikiganiro cy'amakamba cyo pastor yari yaratangiye, n'ubundi agiye gukomeza aduhereze igice cyacyo cya kabiri. Ndumva pastor tugiye kukwakira, ubanze dusengere ubundi uhite ukomeza utuganirize. Mana turagushimiye, turaguhimbaje bwizeresi umwanya duhaye w'itariki ya none ya 12 kubw'imbabazi zawe. Hari benshi bifuje kuyigeramo ariko ntibageramo kubwo gusinzira bakava mu mubiri, ariko twe uracaturinze, twabonye ukuboko kwawe, nizo mpamvu uyu munsi tukiriho kugira ngo dukomeze kwamamaza ishimwe ryawe, uhabwe icubahiro. Tugiye gukomeza ijambo ryawe yo kwigisha abantu kumenya amakamba tuzahabwa tugeze mu bwami bw'ijuru kubanesheje gusa. Turi imbere yawe rero uyobora ijambo ryawe kandi ruhumuriza imitima ya benshi aho bari hose mu bice bitandukanye, kugira ngo buri wese akangukire kukugana no gutegereza ubwami bw'iteka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Turacakomeza kuganira ijambo ry'Imana, ni igice cya kabiri cy'amakamba. Twavuze ko amakamba ari 7. Abera bazahabwa bageze mu ijuru, abanesheje gusa, kuko utaranesheje nyine ntazaja mu ijuru, ariko bazagera mu ijuru bazahabwa amakamba. Ayo makamba rero tuzayahabwa azaba atandukanye ukurikije icyo warushije abandi. Hari ikamba rya mbere twaganiriye, ni ikamba ritangirika ry'abantu banesheje umubiri. Twavuze intambara barwanye nazo. Umuntu wabashiye gutegeka ibitekerezo bye, agategeka amaso, agategeka ururimi, agategeka igifu, agategeka igitsina, uwo muntu azahabwa ikamba ritangirika. Ikamba rya kabiri rero ni ikamba ry'ubugingo, ryo turakurikizaho ku bantu bazize ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Abantu bakabwiriza ubutumwa bwiza bakabizira, abantu bakayobora umukumbi w'Imana neza bakabizira, abazahabwa ikamba ry'ubugingo. Hari ikamba rya gatatu ryitwa ikamba ryo gukiranuka ku bantu barushanijwe nk'uko bikwiye. Ni ukuvuga ngo umurimo akoze akawukora nk'uko Imana ishaka. Iryo ni ikamba ryo gukiranuka. Ikamba rya kane ni ikamba ry'icubahiro ry'abantu banambye kuri Yesu Kristo, ari abakene mu isi bagasuzugurika iminsi yabo yose bamaze ku isi. Imana izabahemba ikamba ry'icubahiro kuko batacigeze mu isi. Hakaba ikamba ry'ubwiza. Iryo kamba nirizahabwa abantu bayoboye bose bakayobora neza, yaba uwayoboye itorero neza, yaba uwayoboye umurenge neza, yaba uwayoboye akagari neza, yaba uwayoboye sosiyete neza, ari umukristo azahabwa ikamba ryitwa ikamba ry'ubwiza. Ikamba noneho ry'ibyishimo ni ikamba ry'abantu bavuze ubutumwa bakihanisha abantu benshi. Uwarushije abandi umubare ni uzahabwa ikamba rikomeye ry'ubwiza. Na ikamba ry'ibyishimo nabavuze ubutumwa nyine, ariko ikamba ry'ubwiza nabayoboye neza. Ikamba ryo gukiranuka na abantu barushanijwe nk'uko bikwiye. Noneho rero hakaba n'ikamba ry'izahabu, ari ryo kamba rizongezwa abantu bose bakarihabwa. Nuvuga ngo uwahawe ikamba ritangirika azongezwa n'ikamba ry'izahabu, uwahawe ikamba ryo gukiranuka azongezwa n'iry'izahabu, uwahawe ikamba ry'ubugingo azongezwa n'iry'izahabu, uwahawe ikamba ry'icubahiro
azongezwa iry'izahabu, uwahawe ikamba ry'ubwiza azongerwa iry'izahabu, uwahawe ikamba ry'ibyishimo nazongezwa iry'izahabu. Ayo ni amakamba arindwi. Tutari twakomeza, ntabwo muri ayo makamba ni ukuvuga buri muntu wese uzajya mu ijuru hari ikamba azahabwa, cyangwa hari abazajyaho batazigera bahabwa ikamba na rimwe? Uwanesheje wese azaba afite icyo yakoze, kandi aya makamba asa n'ico wakoze. Abakoze mu isi imirimo bakoze isa n'aya makamba. Ni ukuvuga ngo aya makamba niba utaranesheje umubiri urumva kutaja mu ijuru ntiwadesha, ntabwo uzanesha. Umuntu utaranesheje umubiri ntabwo ari uwo kuja mu ijuru. Gusa umuntu wagiye mu ijuru nk'uko cya gisambo cyagiye, azaba afite ayahe makamba? Azaba afite irihe kamba? Uwo ni uwihariye, azahabwa ikamba ry'izahabu kuko rya bose. Hari irya bose, hari irya bose ku banesheje. Turaganira ku kamba nono ry'ubugingo tubanje gusoma ibyahishuwe ni ibice bibiri, umurongo wa 8 turageza ku murongo wa 11 twumva kavuga. Wandikire marayika w'itorero ry'isi Muruna uti: uwa mbere ari we w'imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nza amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwana bita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagoge ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko uje ukiranuka uzageze kugupfa, nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero, unesha ntaca azatarwa n'urupfu rwa kabiri. Ikamba ry'ubugingo rirahanga ku murongo wa 10 iyo tugiye kuganiraho. Abantu bose nkuko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 1 umurongo wa 9, abango njyewe Yohana musangiye amakuba no kwihangana n'ubwadi biri mu mwami Yesu Kristo, nari kwikirwa citwa Ipatima bampora ijambo ry'Imana rwamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami numva ijwi rivugira inyuma yanjye nk'iry'impanda rimbwira riti: ico ubonye andika, ohereza amatora 7 yo murazi. Angaha hari ukuzira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Yari amasezerano ya Yesu Kristo amaze gutoranya intumwa, agiye kubahanurira muri Matayo ibice 24 umurongo waho nuwa 9 haravuga ngo: bazababaza, bazabanga, bazabatoteza, bazabica. Abantu bose bazakurikira Yesu bazanyura muri iyo nzira yo kubabazwa, yo kwicwa, yo gutotezwa. Abazahabwa ikamba rero ry'ubugingo ni abantu banyuze mu nzira yo kubabazwa bazira umurimo w'Imana, haba kubwiriza ubutumwa bwiza, haba kuyobora itorero, haba gukora ivugabutumwa mu bahanga yose. Abantu bahuye n'akaga babwiriza ijambo ry'Imana, babwira abantu kugana Yesu, bahindura abantu bose kuba bigishwa ba Yesu, abagahura n'akaga, ni isezerano ko bazanyura mu makuba. Kandi byakozwe n'intumwa ibice 14 ku murongo wa 22 haravuga ngo bakomeza guhumuriza abigishwa bababwira ko bakwiriye guca mu makuba niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Nuvuga ngo umuntu ushaka kunyura mu nzira y'umudendezo ntabwo yashikira ubwami bw'Imana, kuko Yesu Kristo nawe niyo nzira yanyuzemo. Ikamba ry'ubugingo n'abantu barenganye bazira guhamya kwa Yesu. Turareba nono Yesu Kristo ni umuziranenge, ariko yarababajwe nk'uko byanditswe muri Petero ya 2 ibice 2 ku murongo waho wa 22 havuga ngo Yesu Kristo nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yihidacu rwa kibera. Ijambo ry'Imana yavuga ngo ubwe yikoreye ibicumuro byacu abibambwa ku giti, kandi imibyimba niyadukirisha. Kuba Yesu Kristo yaremeye kunyura mu mubabaro kandi agasezeranira abigishwa yuko abazamukurikira bazaca mu makuba kandi bagatotezwa, iryo byari isezerano kwabira ngo bitegure noneho iyo nzira iruhije. Niyo bita inzira iruhije, iyo bita inzira ifunganye, kuko inzira ngari ni jana kurimbuka, ariko inzira ifunganye
iraruhije ariko nijana ku bugingo, abayinyuramo ni bake kuko abantu bemera kubabazwa kubw'ijambo ry'Imana ni bake cyane, abantu bemera kubabazwa. Yesu Kristo rero yari afite akamero k'Imana nk'uko Pawulo yabivuze mu Bafilipi ibice 2 ku murongo waho wa 4 kugeza ku 11, yaravuze ngo umuntu wese muri mwe aho kwizirikana ubwe ahubwo azirikane n'abandi, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yari afite akamero k'Imana ngo ariko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, agira akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, araganduka ndetse ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko yemeye kubabazwa agapfa urupfu rubi, ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire, ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi, kandi iminwa yose ihimbaze ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Nuvuga ngo kwicisha bugufi kwa Yesu, kwemera kubabazwa kwa Yesu, kwemera kwicwa kwa Yesu akabambwa kubw'ibicumuro byacu, byatumye Imana imuha izina risumba amazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire, ari ayo mu ijuru, ari ayo mu isi, ari ayo munsi y'isi, ndetse iminwa yose irushaho guhimbaza ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Kubabazwa ni inzira yo kuzahabwa ikamba ry'ubugingo. Abantu bose barenganijwe gukiranuka, bose bategereje ikamba ry'ubugingo, bakarengana ariko bavuga ibya Yesu. Hari abantu barenganye bari mu bya politiki, abo ntabwo bibareba. Hari abantu bazize ubusa ariko batari mu by'Imana, abo ntabwo ikamba ry'ubugingo ribareba. Kereka uwatotejwe agakubitwa agaterwa mu nzu y'imbohe ariko avuga ibya Yesu, azira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Kuko cyari igihe gikomeye cyane amateka mu gihe cya Domisiyane Kaisari w'i Roma, wari ukurikiye Kaisari Titusi, kuko Titusi yari asimbuye Vespasiye. Nuvuga ngo havaje Kaisari Auguste, akurikiraho Kaisari Tiberio, akurikiraho Kaisari Caligula, akurikiraho Kaisari Claude, akurikiraho Kaisari Nero, akurikiraho Kaisari Galba, akurikiraho Kaisari Otto Vitellius, akurikiraho Kaisari Vespasiye, akurikiraho Kaisari Titus, akurikiraho Kaisari Domitiani. Yari Kaisari w'i Roma watoteje abakristo cyane. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya y'igifaransa rivuga ngo anegizire, etre anegizire, nuvuga ngo nuguhuga, ahubwo so gufungirwa. Bari bahungiye mu kirwa bahakesha umutekano kubwo gutotezwa bazira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ubwo Yohana rero yaratotejwe mu bazize ubutumwa bwiza arimo, uretse ko atapfuye ariko kubabazwa, gukubitwa, guterwa mu nzu y'imbohe, gutwikwa, ibyo byose yabinyuzemo, ariko byari bivuye mu sezerano Yesu Kristo yabahaye riri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 11 n'uwa 12. Havuga ngo niba bababaza, bakababeshera, bakabatoteza, bakabavuga ibibi byinshi, ijambo ry'Imana rivuga ngo muzishibe munezerwe, kuko ingororano zanyu zaba ziri kwiyongera mu ijuru, kuko ariko bagenje n'abahanuzi bababanjirije yashaka kubategura. Aravuga ngo nibona babatutsi, bakabatoteza, bakababeshera ibibi byinshi, babampora, atari ukubahora ibyaha mwakoze, kuko icyo umuntu azaze icyaha wakoze ntabwo kizaja mu rubanza, kuko wari ukwiriye kukizira nyine. Ariko kuko wahamyaga Yesu kabizira, ijambo ry'Imana rivuga ngo babampora, muzishime, muzanezerwe, kuko ingororano zanyu zaba ari zikwiyongera mu ijuru, kandi niko batoteje n'abahanuzi batubanjirije. Yari isezerano rya Yesu. Ubwo rero inzira yo guhabwa ikamba ry'ubugingo nuwatotejwe azira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, akangurira abantu kugana Yesu, abwiriza abantu kwizera Yesu. Uwo muntu akabizira, ayobora itorero neza akabizira, uwo muntu azahabwa ikamba ry'ubugingo. Nose pastor nkakora waruvuze twatangiye uvuga ngo umuntu uzaba ayobora umurenge, wayoboye umurenge neza, uwo ni iry'ubwiza ntari iry'ubugingo. Ntago ari iry'ubugingo. Hari abo bafite amakamba yabo. Wayoboye itorero neza akarirenganirirwa kubwo kuyobora mukuri, kuko ariyobora neza ariko ntarengane. Ndavuga uyobora umurenge bisanzwe, uyobora umurenge ikamba ry'ubwiza narivuze rizahabwa abayoboye neza bose. Ubwo nabyo bizasaba ariko kuba yarayoboye ibyo ngibyo byarabaye byose kubw'inyungu z'ijambo ry'Imana.
oya uwayoboye neza bisanzwe muri bisanzwe ntabwo azahabwa ikamba ry'ubugingo ariko azabwa ikamba ry'ubwiza nazaba yarakoreye ubugingo nazaba yari umukirisitu kuko kuba meya ntabwo ari icyaha ndetse no kuba umusirikari ntabwo ari icyaha ariko ibyo uzabihemberwa igihe uzaba wagiye mu ijuru uzaba wagiye mu ijuru niba warabikoze nk'uko byari bikwiriye gukorwa ukaba utarahutaje mbese ukaba waragenze nk'uko byari bikwiriye gukorwa uzahabwa ikamba ry'ubwiza ariko ntabwo uzahabwa iry'ubugingo iry'ubugingo ni uwarenganye ari uko avuga kuri Yesu hano rero Yesu Kristo ni watubajirije kandi Paulo aravuga mu Bakorinto wa mbere ibice 11 umurongo wa mbere ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ubwo rero bivuze ngo buri muntu wese uzajya mu ijuru agomba kuba yararenganyije. Oya uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Nuwemeye nzi ikamba ry'umuntu wese uzajya mu ijuru nzi kazaba hawe ikamba ry'ubugingo. Oya ntabwo wese azahabwa ikamba ry'ubugingo wavuga amakamba aratandukanye. Abanesheje ikamba ry'ubugingo ntabwo bitandukanye n'ubugingo. Abose bazaba hawe ubugingo ariko ntabwo bose bazahabwa ikamba. Ku bantu n'ubundi bose bazaba bageze mu ijuru bazaba hawe ubugingo. Bo bazaba hawe ubugingo bose. Ariko noneho abazahabwa ikamba ry'ubugingo kwemeye kurengana kuko yavugaga Yesu agatotezwa agakubita. Kuko wavuze Yesu abantu barihana ariko ntiyakubitwa. Azabona ubugingo. Nabo yabwirije abona ubugingo ariko nta kamba ry'ubugingo rihari kuko atabirenganirije. Ese ubundi pastor ubundi niba umuntu azaba yageze mu ijuru ibintu by'amakamba ubundi ubwo bizaba hari ikintu bizaba bisobanuye kinini. Hari ikintu bizaba bisobanuye burya iyo abantu bavuze ngo mwicare ngo wabaye wa mbere n'uyu urumva harimo akantu kandi ku Mana. Nese ubwo mu ijuru ntiyashobora kuzaba ikibazo none cyo kuzana ubwibone umuntu akavuga ati njyewe nigiye mukuru kurenza kanaka. Oya ubwibone ntibwaba bukibaye uko azaba yanesheje. Kuko nta kintu cyaduye mu byayishuye ibice 21 tangiriye hano umurongo waho no wa 20 hano umurongo wa 25 amarembo yarwo ntazugarirwa kumanya na hato kuko ijoro ritabayo kandi bazazanayo ubwiza n'icubahiro by'amahanga muri rwo ntihazinjiramo ikintu gihumanya cyangwa ukora ibizira akabesha keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Ntabwo waba ufite ubwibone ntibwabona aho bugyura. Icyo gihe tuzadutandukanye n'ikibi kuko uzazuka ntazongera guhura n'ikibi kandi abazaja mu ijuru nabazaba bazutse ku muzuko. Nyine urumva ikibazo kibaho ngaho nuko niba Satani oya yarari mu ijuru kera nk'umumarayika nyine w'umucyo akagira igihe runaka akiyumvamo yuko ubwibone bukamuzamo wenda sinzi ubwo ahantu bwaturutse akigomeka ku Mana. Ntiwasanga wenda kubera ayo makamba azaba yahawe abantu. Narizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo nzarema ijuru risha n'isi nshaka kugira ngo iryo ritogera kubaho. Ubwo bizaba birangiye birangiye uwadesheje akazuka azaba yaratandukanye n'ikibi kuko atazaba yambaye umubiri. Icyo ni icambere azaba yambaye ubwiza nk'ubw'abamarayika. Ntaho ubwibone rero bwafata ikintu kitagira umubiri. Amakamba iryo ni ikamba rero ry'ubugingo. Paulo rero aravugira Abakorinto aravuga ngo mugere ikirenge mu canje nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Ruvuga ngo mwemere kurenganwa nkanje nkuko nemeye kurenganwa nkuko Kristo nawe yarenganijwe. Ni ukuvuga ngo Paulo hari mu byakoze n'intumwa ibice 20 umurongo waho ni wa 22 hari amagambo avuga ngo none dore ngiye i Yerusalemu kandi mboshwe mu mutima ikizamba ngezeyo sinkizi keretse yuko umwuka wera ampamiriza yuko mu midugudu yose ingoyi n'imibabaro bintegerezeyo ariko sinita ku bugingo bwanje ngo nibwire ko ari ubw'igiciro cyinshi kuri nje kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanje n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ngiye Yerusalemu kandi biramboshe mu mutima kuko nabihamagariwe ariko umwuka wera yanyeretse yampamirije ko ingoyi n'imibabaro bintegereje aho hantu ariko ndabyishimiye kuko sinita ku by'ubugingo bwa none
ahubwo ndakomeza urugendo kugira ngo nsoze umurimo w'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nahamagariwe nubango kuko yeretswe ko hari ibigiye kumaho kandi bibabaje ariko akabatumbira ikamba ry'ubugingo azahabwa ageze mu bwami bw'iteka arasuzugura ubuzima bwa none yemere kubabazwa none kugira ngo abashe gusingira buriya buzima bw'iteka ariryo kamba ry'ubugingo azahabwa kuko yemeye kubabazwa nubango nizo mpamvu abera b'ikinyejana ca mbere bajaga barasenga Imana bamara bakajanwa mu buryo bw'umwuka bakicara mu bwami bw'Imana bakareba ubwiza bwabo bamara kubyitegereza bakemera kubabazwa ku isi kugira ngo badahomba ibyo babonye nubango yageze mu ijuru areba ibyiza byaho agarutse mu isi mu mubiri icyo gihe byari yerekwa noneho akanga guhara ibyiza yabonye akemera kurenganwa akemera kwikorera umubabaro abonera ku isi kugira ngo zahabwe bwami bw'iteka noneho azahabwa umunezero utavugwa izo mpamvu yemeraga kubabazwa Pawulo rero umwuka yaramuhishura ko agiye guhura n'ibibazo ariko aravuga ati mpinye simbure nabyo kuko ndi guhura n'ibibazo kubera ivuga butumwa byo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'ubwami bw'Imana ntinye ntabwo nazahabwa rya kamba ry'ubugingo ahubwo reka nemere mbabazwe none kuko ari agace k'igihe gito noneho kugira ngo nzahabwe umunezero w'iteka Abaheburayo ibice 11:24 avuga ngo kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahubwo ahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana aburutisha kumara umunezero w'igihe gito w'ibyaha ngo kuko yatekereje ko gutotezwa cyangwa gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi burutu bw'abanyegiputa bari bafite icyo gihe bwose kandi Egiputa yari ikize ngo kuko atumbiraga ingororano azahabwa nubugira ngo umuntu warangije gutumbira mu ijuru n'ingororano azahabwa yemera gutotezwa hano ku isi Egiputa cyari cyubahiro uravuze ngahurwa Kristo muri kiriya gihe cyo muri Egiputa subwo ngubwo ibyo byabagaho yuko atekereza ko ari guhorwa Kristo byari yerekwa byari yerekwa kuko hano ijambo ry'Imana riravuga mu Abaheburayo ni uguhishurirwa ahubwo yeretswe Kristo Abaheburayo 11:24 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ahubwo agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana aburutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa babitse bwose kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa uwandikaga Abaheburayo yari umukristo izo mpamvu Kristo yamujemo agoka yari umukristo wandikaga urwandiko rw'Abaheburayo yari umukristo ugahita hishura yuko Mose yahorwaga Kristo yishiramo ko totezwa kwa Mose akugereranya n'abatotezwa igihe cye kuko abatojwe mu kinyejana cya mbere bose bahorwaga Kristo Yesu ubwo ni ukuvuga ngo aravuga ngo gutotezwa abemera abashoboraga kwemera gutotezwa rero nabarenzaga amaso ku by'isi bagatumbira ingwano bazahabwa bageze mu ijuru nandizo mpamvu ikamba ry'ubugingo ni ikamba riruhiye cyane abantu benshi bashaka gukora umurimo w'Imana mu mahoro abantu benshi bashaka gukora mu mudendezo ariko ntabwo ari ku ijambo ry'Imana rivuga ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo abazahabwa ikamba ry'ubugingo nabemeye kubabazwa babahora Kristo Yesu uwo ni Pawulo rero Pawulo aravuga ati ndumva mboshwe mu mutima ariko giye Yerusalemu ibizambonge zose imbizi ariko umwuka wera yambishuriye ko ingoye n'imibabaro bintegereje ntabwo nita ku by'ubugingo ntabwo ngibyitaho ngo nibwire ko ari ubw'igiciro cyinshi ahubwo ndakomeza ubutumwa bwiza bwo gusoza umurimo nahawe buntu bw'Imana ni ukuvuga ngo Pawulo yemeye gutotezwa arababazwa hari mu byakozwe n'intumwa 21 umurongo waho nuwa 10 rimwe bari kwa Filipo yari umuvugabutumwa w'umudiyakoni baganira wagiraga abakobwa bane bahanuraga umuhanuzi witwa Agabo yaraje afata umushumi wa Pawulo awubohesha amaguru ye n'amaboko aravuga ngo
Imana iravuze ngo nyiri umushumi ukumbosha amaguru n'amaboko niko agiye kubohwa kuko bose bari bazi ko uwo mushumi afasha ari uwa Paulo. Ijambo ry'Imana bavuga ngo baramwinginga bati noneho rero ubw'Imana bihishuye wije Yerusalemu. Imana yarangije kubigaragaza nta mahirwe tugize kandi turagukunda kandi uradufasha. Aravuga atoya amagambo y'Imana yavuze ngo uretse no kuboherwa Yerusalemu gusa ahubwo niteguye no gupfirayo. Hano mu byakozwe n'intumwa ibice 21 umurongo waho wa 10 dutangire ku murongo wa 17 aravuga ngo ibyakozwe n'intumwa 21 ku murongo waho wa 7 avuga natwe turangije urugendo rwacu rwo kuva Itiro tugera i Puteromayi turamutsa bene data dusubira iwabo umunsi umwe. Bukeye bwaho tuvayo tugera i Kaisariya twinjira mu nzu ya Filipo umubwiriza w'ubutumwa bwiza n'umwe muri babandi 7 ducumbikiwe. Uwo yari afite abakobwa 4 bari bahanuraga. Tugitegetinzeyo iminsi haza umuhanuzi witwaga Agabo avuye i Yudaya. Ageze aho turi yenda umushumi wa Paulo awibohesha amaguru n'amaboko aravuga ati umwuka wera avuze ngo nyiri umushumi niko abayuda bazamubohera Yerusalemu bamutange mu maboko y'abapagani. Tubyumvise twebwe n'abantu baho turamwinginga ngo ataja i Yerusalemu. Ariko Paulo aratubwira ati niki gitumye murira mukamena umutima uretse kuboherwa i Yerusalemu gusa niteguye no gupfirayo kubw'izina ry'umwami Yesu. Yanze kutwumvira turicecekera tuti iby'umwami ashaka bibeho. Barangije guhishurirwa kandi umuhanuzi ubwaraje akoze ikimenyetso kigaragaza ko Paulo agiye kuberwa i Yerusalemu. Ariko Paulo aravuga ati mwimbabaza umutima mwimvuna umutima ntabwo ntinya kubabarizwa i Yerusalemu uretse no kubabarizwa ahubwo natangiye umurimo w'Imana kubw'umuhamagaro niteguye no gupfa ku bwa Kristo. Narizo mpamvu rero uretse no kubaherwa niteguye no kuhapfira. Hara mu Filipi gice cya 1 umurongo waho 29 aravuga ntabwo twahamagariwe kwizera gusa ahubwo twahamagariwe no kubabazwa ku bwa Kristo. Uvuga ngo Paulo abintagarugero kugera ikirenge mu cyayesu kuko yemeye kubabazwa. Igihe kimwe bamufashe mu gihe cy'umwami Agripa muri Timoteyo ya 2 gice cya 12 haravuga ngo nico gituma mbabazwa ncyanya marasingira isoni kuko nziwo nizeye uwariwe kandi nzi neza ko abasha kubika ikibitsanyo namubikije kugeza urya munsi. Abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza urya munsi. Nuvuga ngo cyari gihe cy'umwami Agripa. Ico gihe hari ugutotezwa kukomeye kandi Paulo mu bantu bose bavuganye na Agripa niwe wenyine wahangaye kuvugana na Agripa barebana. Abandi bose kugira ngo bagere kuri Agripa babanzaga gupfukama bakareba hasi akakubaza icyo ushaka ariko utamureba. Ariko Paulo yuzuye imbaraga aravuga ngo nico gituma mbabazwa nshya imbere y'umwami Agripa. Aravuga ngo singira isoni kuko nziwo nizeye uwariwe kandi nzi neza ko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Agripa rero muri ibyakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 24 kugeza 28 haravuze ngo Paulo yasaze. Urahangara kubwira umukuru w'igisi w'abasirikari Felix urasaze. Paulo avati sinsaze ibi mvuga mbivuganye ubushishozi no kwitonda kandi ibyo mvuga ndabizi. Noneho Paulo ahindukira Agripa aravuga ngo mwami Agripa wizera ibyahanuwe. Agripa ntiyasubiza. Paulo aramubwira ngo nubwo udasubije ariko nzi kubyemera ibyahanuwe urabyemera. Imbaraga z'Imana zihari. Agripa yumva hinze umushitsi aravuga ngo Paulo ngubuze gato ngunyemeze mbu umukristo. Paulo aravuga ati kaba gato cyangwa kaba kanini ndasaba Imana yo mwijuru kugira ngo uretse wewe wenyine ahubwo abanyumvuye umunsi bose bamere nkanje uretse izingoyi. Nuvuga ngo bakizwe nkanje ariko simbifuriza kubohwa. Ubwo yaziraga guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana uwo nuwikamba noneho ry'ubugingo. Paulo azahabwa ikamba ry'ubugingo nk'uko mu Filipi
igice ca mbere umurongo wa 21 no kugeza mu 23 haravuga ngo erega njyewe kubaho ni Kristo no gupfa bimbereye inyungu ariko niba kubaho muri uyu mubiri byarushaho kwiyongeranya ku byari umurimo wivuga ubutumwa nahamagariwe sinzi ico nahitamo ku bwanje nashaka kugenda ngo mbane na Yesu ko nibyo byambera byiza ariko ku bw'itoro ry'Imana kibwiriza ubutumwa bwiza sinzi ico nahitamo peze murunga bangabo nukuvuga ngo yarari mu nzu y'imbohe ababazwa cyane ariko aratekereza tukukubabazwa kuzashira ryari koko none umutima wo kwifuza gupfa umuzamo aravuga ati uwapfa byaruta gufungwa ngo babazwe igihe gihoraho aravuga ngo kubwanje kubaho ni Yesu kandi no gupfa ni inyungu abatekereje ko ubutumwa bw'Imana yamuhamagariye atarabusoza aravuga ati ariko niba kubaho mu mubiri wanje byarushaho kwiyongeranya kwera imbuto z'ubutumwa bwiza nahamagariye sinco ndahitamo kubwanje nifuza kugenda ngo mbane na Yesu kuko nzi yuko nzabona ubugingo ariko kubw'ubutumwa bwiza nkibwiriza hari abantu benshi bakinkeneye ariko kubwanyu ariko kubw'itorero kuguma mu mubiri nibyo byagira inyungu kugira ngo mukomeze mbafashe ariko ari ukumbitira amatari uwo murimo nahamagariwe nakwifuza kugenda mu mbane na Yesu nuvuga ngo bari mu kaga gakomeye cyane ku buryo umutima yumva agashaka kuva mu mubiri ngo aruhuke ariko kubw'inshingano yahawe agomba gusohoza yo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana akavuga ati mpeze murunga bangawe ubwo rero Paulo yemeye gutotezwa azira ijambo ry'Imana nka Yesu batera Stefano amabuye ijambo ry'Imana riravuga ngo amaze guhabya Kristo wababwe amaze kuvuga amagambo y'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabiranwa n'uburakari bwinshi bamutera amabuye bamubirindukirira icarimwe bamutera amabuye umwuka wera muzaho ijuru rirakinguka abona umwana w'intama iburyo bwase ku ijuru ryararangiye gukinguka ariko Imana iricecekera ireba iramureka na Yesu Kristo umwana w'intama araceceka n'imbaraga z'umwuka wera zari muri we kandi umwuka wera nawe araceceka kugeza igihe Stefano yavireye mu mwuka ariko agiye kuva mu mwuka arabasengera bango data ubababare kuko batazi ico bakora ijambo ry'Imana riravuga ngo Paulo yitwaga Sauli ico gihe ngo ashima ko bica Stefano kuko ari warindaga imyambaro abandi batera amabuye baravuze baturacari muto reka bashoboye batera amabuye akomeye ari kurinda amajakete n'amakoti yacu batayiba ubwo nuvuga ngo nawe yishimira ko batera Stefano amabuye iryo sengesho yatanze ako kanya bango data ubababare kuko batazi ico bakora mu gihe gito kitarengeje umwaka n'igice Paulo yaje kuba umukristo yitwa Sauli ahinduka Paulo noneho avuga ijambo ry'Imana yamamaza ishimwe byayo nubango Stefano aburugero rwo kuzira guhamya kwa Yesu Paulo aburugero rwo kuzira guhamya kwa Yesu nubango abo bose baratotejwe abo bose barababajwe abo bose bapfuye bazira guhamya kwa Yesu baremera baricwa bicwa uburyo butandukanye bamwe babambwe ku musaraba abandi baterwa amabuye abandi bajugunyirwa intare mu buzobo zayo abandi baratwikwa baba batwitswe n'umuriro w'amakara baba batwitswe n'amavuta abandi bicwa n'inkoni abandi bicwa n'inkero ibyo byose bwari uburyo butandukanye bwo kugira ngo abakristo bizera Yesu Kristo bacogore noneho bahakana izina rye ariko abihangaye ubwo ijambo ry'Imana ryatubwira mu byahishuwe ibice bibiri ku murongo waho wa 10 avango uje wihangana ugeze kugupfa nanje nzagwikamba ry'ubugingo uje wihangana ugeze kugupfa nanje nzaguha ikamba ry'ubugingo ni mu itoro ry'Isimuruna ryari itoro ryahuye n'akarengane gakomeye baryita itoro ryo mu butayu ryakoze hagati ikinyejana ca kabiri n'ica kane nubango kuva mu ijana kugeza muri 312 niryo habaye iherezo ry'itoro ry'Isimuruna baratotejwe barishwe
bazira guhamya kwa Yesu. Hari uwitwa Polikarpe, hari uwitwa Perepetua, hari uwitwa Felicita, hari uwitwa Inyasi, babambwe hagati y'ikinyejana ca kane n'ikinyejana ca kabiri. Ni ukuvuga ngo baratotezwa, baricwa, bigeze ubwo none abantu batura mu mavumo, bigera ubwo abantu bahunga isi baja mu mashamba, abandi baricukurira ba mu butaka, ariko baradesha uwihanganye akageza ku gupfa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ico gihe rero itorero ry'Isimuruna kuko ariryo ryanesheje kurusha andi matorero yo muri Aziya, kandi ubutumwa bwiza Yohana yeretswe bwari ubwo koherereza amatorero 7 ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatire, Isarudi, Filadelfia ni Laodikia. Itorero ry'Isimuruna ribitorero ryabashije kurenganirizwa guhamya Yesu n'ijambo ry'Imana kurusha andi matorero yose. Ko niho habayemo abantu bishwe benshi kurusha handi, baricwa, bamwe bahabwa ku musaraba. Hari havuga rero ngo nzi yuko uri umukene ariko nyamara uri umutunzi. Bisobanura ngo ukennye mu buryo bw'umubiri, nta bintu by'isi ufite, ariko umutima wawe uri hejuru. Ndashima rero kuko uri umukene nyamara ukaba uri umutunzi, kandi ngo ntutinye nuko ugiye kubabazwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Bari abantu basaga bakishushanya, bakigira abakristo, bagakorera n'inzego za leta y'i Roma kugira ngo bashe kuneka ibikorwa mu itorero, bamara bakaja kurega. Abo ngabo bakaza bakishushanya bakiyita Abayuda, nyamara ari ab'isinagogi ya Satani. Ariko arababurira bati nzi ko bamwe muri mwe bagiye gushirwa mu nzu y'imbohe, mukababazwa, mukageragezwa uburyo butandukanye, kandi noneho ntimucogore, muzamara iminsi 10 mubabazwa. Iyo minsi 10 bashatse guhanura zari imbaraga z'aba Kaisari batoteje itorero 10. Hari Kaisari Taraja atoteza itorero, hari Kaisari Adriani atoteza itorero, hari Kaisari Antoine atoteza itorero, hari Kaisari Marco Aurere atoteza itorero, hari Septime Severe atoteza itorero, hari Alexandre Severe atoteza itorero, hari Valerie atoteza itorero, hari Aurelie atoteza itorero, hari Diocletian wa 10. Abo ba Kaisari 10 imbaraga zabo nizo zaje mu buhanuzi bwa Yohana ngo mugiye gutotezwa kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ni mu butotezwa kwabo ba Kaisari bazabatoteza itorero. Ico gihe nico ashaka guhanura, byabe mu myaka 212. Abo ba Kaisari bari benshi ariko abatosheje itorero bari 10. Ubwo rero Yohana yerekwa ko ntucogore, uje wihangana ugeze kugupfa. Nubwo igiye gutotezwa unyura mu butegetsi bwa Kaisari 10, uzatotezwa nibyo, uzatotezwa na Taraja, uzatotezwa na Adriani, uzatotezwa na Antoine, uzatotezwa na Marco Aurere, uzatotezwa na Septime Severe, uzatotezwa na Alexandre Severe, uzatotezwa na Valerie, Aurelie, Diocletian. Abo bose nabazaba bashaka kwica cyangwa se guhagarika umurimo wivuga butumwa bwiza, ariko uzihangana kageza kugupfa ni uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Urabona Stefano yaranesheje, Paulo aranesha kuko yageze ikirenge mu cya Kristo nkuko Kristo nawe yanesheje. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo nimubona babatoteza, bababeshera ibibi byinshi, babampora, muje murushaho kunezerwa kandi mwishime uko ariko bagenje n'abahanuzi bababanjirije. Imana yacu ikomeze abera b'Imana uyu munsi wa none. Ni koko ntabwo byoroshe kuvuga ukuri, kandi Yesu Kristo yabwiye Abayuda baramaze kumwizera ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Abantu batabatuye n'ijambo ntabwo bamenya ukuri. Icatumye Paulo anesha nuko yabatuwe n'ijambo, icatumye Stefano anesha nuko yabatuwe n'ijambo. Niyo yanzira ifunganye rero Matayo yavuze ngo munyure mu nzira ifunganye,
kuko inzira ngari ari inzira ija kurimbuka kandi abayinyuramo ni benshi, ariko inzira ifunganye ni inzira ijana ku bugingo kandi abayinyuramo ni bake. Ndasengera bene data bumva ijambo ry'Imana kugira ngo duharanire kuzahabwa ikamba ry'ubugingo, twemera kunyura mu nzira ifunganye, irimo amakuba, irimo kubabazwa, irimo gutotezwa, ariko uje wihangana ugeze kugupfa. Na nizo mpamvu rero jambo Yohana yavuze ngo mugiye kugeragezwa igihe cy'iminsi 10, muri Yakobo igice cya 1:12 avuga ngo hahirwa uyihanganira imugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ndabifuriza ikamba ry'ubugingo bene data ho mwa muri hose, ntimucogore. Kubabazwa kuzahoraho ku isi kubavuga ukuri, ariko uzihangana akageza kugupfa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Nibyo nifuriza abatwumva uyu munsi wa none. Murakoze mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze. Ndumva twarangiza udusengera n'ubundi kugira ngo tuzabone ukuntu dukomeza mu gihe gitaha n'irindi kamba uzaba wadutegure kutwigishaho. Karibu. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, wadusezeraniye ikamba ry'ubugingo kubihanganye bababazwa bazira ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu akageza kugupfa. Ndasengera bene data ari mu mahanga yose abamamaza ubutumwa bwiza bw'ishimwe rya Kristo, bahindura amahanga yose kuba bigishwa ba Yesu, babatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera, kandi babigisha kwitondera ibyo Yesu yigishije. Yesu yadusezerane kuzabana natwe kugeza ku mperuka y'isi. Ufasha abavuga butumwa atoranije bari mu mahanga atandukanye, ufasha abapasteri bayobora amatorero, ufasha intumwa zigiye kwamamaza no kwagura itorero, ufasha abavuga butumwa bamamaza ishimwe ryawe, ufasha abigisha basobanura ibyanditswe byera kugira ngo bakomeze umubiri wa Kristo Yesu. Ndagushimiye Mana kubaza aho ari hose, ni wowe abatoranije ukurikije uko umuhamagaro wa Yesu umeze. Bamwe ubaha kuba intumwa, abandi ubaha kuba abahanuzi, abandi ubaha kuba bavuga butumwa bwiza, abandi babaye kuba bungeri n'abigisha. Abo bose kugira ngo bafatanirize hamwe kubaka umubiri wa Kristo. Ndagushimiye kuri kumwe na buri wese uri mu ivuga butumwa, kandi ukazabarinda gucogora mu gihe bahuye n'inzitane zabasha kubacogoza, ari abababazwa, ari abicwa, ari abatotezwa. Urinde abo watoranije muri uwo murimo gusubira inyuma kugira ngo bazageze kugupfa bababazwa bahabwe ikamba ry'ubugingo. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ni Pastor Mpazirego Pierre. Abatugana bifuza gukurikira inyigisho z'ibyahishuwe na Danieli niyo kugaruka kwa Yesu, bareba nimero ya telefone kuri WhatsApp 078 669 9 669 20 078 669 9 669 20. Abashaka kutwandikira kugira ngo babaze ibibazo cyangwa bashaka n'amaserabisi y'izo nyigisho baje baduhamagara kuri iyo nimero. Inimero igendanwa ni 078 40 70 mukaduhamagara twabafashisha amaserabisi. Abadashoboye gukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday, ariko ndabakangurira mwese gukurikira inyigisho. Abumva bashaka kumenya ibyo kugaruka kwa Yesu ni kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.